umukobwa washakaga iterambere cyane muri njye. Gusa naje guhura n'umuhungu w'umugome ku buryo bw'indengakamere. Ubu ndashaka guhana uwo muhungu. Gusa ikibazo bizababariramo benshi. Ndibaza mbireke, ariko nkumva ntabireka. Oya, ngomba kumuhana kugira ngo atazagira n'undi abikorera. Kusigihe mugira babasa ukabura aho wihisha ukabura uwo witura kuko nawe wifuza kubabara. Daniela? Wowe cyangwa? Ntabwo byumva. Uraho? Daniela, amakuru? Ni meza cyane. Usigaye umeze? Niko, kakazi twajyaga tukita ka pupete sha. Se wakemera ko wakuze? Pupete nasize mu mahanga. Ndabizi. Ubu nitwa Daniella. Igihemu niyo ntandaro y'ikibi. Mama yigeze ambwira ko iyo wihorera igihemu niyo ntandaro y'ikibi. Sinzi uwabiteye, sinzi uwabihisemo, gusa igihe mugira babasa ukabura aho wihisha ukabura uwo witura kuko nawe wifuza kubabara. Ntubwire perezida ko bavuganye. Alvin, niba wumva bishoboka yuko waza kundeba. Urukundo rwo rugira ibyarwo rugeraho biryoshye ntubashe no gutekereza. Gusa ibifite amabara byose si ko ari indabo, hari ubwo biterwa no kutamenya ibidutegereje. Mama yigeze ambwira ko iyo wihorera hari ababigenderamo harimo n'abarengana. Gusa umutima n'uwanjye n'umwanzuro n'uwanjye. Nyagasani Mana yanjye, aka kanya ndi imbere yawe. Ndakwinginze ndenge, aka kanya naho kujya mfite. Abantu bose bantaye, nta n'ukeneye kumenya amakuru yanjye. Gusa basi nubwo njye wampana bw'amakosa nakoze, ariko ndakwinginze ndindira Alvin. Ndagusabye Mana, ukomeze umundinde. Ndabizi ko byose ari amakosa yanjye, ariko ndagusabye nubwo basi ntasubirana nawe, ariko byibuze uzamunsabira imbabazi. Sinifuza Nyagasani ko akomeza kubabara ku bwanjye. Mana, ndakwinginze. Yewe. Patri! Wino ye, banguka mwana wa. Wayi cyo? Dore yo. None se? Aba ni abanyamitwe baza kutwiba hano buri munsi bama.
mwihorere oya Daniela abana bateka mutwe oya ndagira nti mwana wa ubu se bateka mutwe bamwe baza kutwiba Daniela oh Daniela mama buretse oya none se mama buretse none se uzi ko uyu musore ari mwaje kureba Daniella hano mwe nakubwiraga uyu bitamwibuka niwe ageze hano ate none se mwana wa ndabigirane uyu uraba umuntu aje kugwa hano ageze hano ate nkamuga umva yewe cyagiye yewe dukora iki enda mfasha tumushyire mu nzu cyangwa se uhamagare abaturanyi badufashe kiravuba mwana wa Please, urashaka ko nkuramo inda koko? Ikuremo nyine bimbwiye iki se? Ariko Buri, kubera icyo inyamaswa bene aka kageni, ubu ntabwo wifuza kubona imfura yawe koko? Iki? Hako aho ngaho uri kuntera impuhwe. Ubusa ni ngiye musore twahuye bwa mbere. Utekereza ko ibintu ugenda uvuga ngo naguteye indani iki ubingerekaho? Urumva ngiye nakwemera ibintu uri kumbwira ngo nemere inda ntazi ntizeye? Ni iki kibinyemeza ko iyo nda ari iyanjye? Utekereza ko ngiye nta bwenge mfite? Buri, nuko umbwiye koko? Ariko nukubera icyo nshidikanyaho bene aka kageni koko? Buri, ntabwo nkubeshya inda ntwite n'iyawe. Ngaho komeza untera impuhwe nawe rero. Erega uragira ngo nkunde nkwizere nkaho nyobeye ibintu wankoreye wowe niriya nshinze ngo ni Daniella. Utekereza ko nabyibagiwe? Mufasha kubesha kugira ngo mukunde mumpemukire kugeza naho papa wanjye abigenderamo. Umva Anje, nimba ufite ubwenge sohoka mu nzu yanjye ugende, hato nahinduka nkakumerera nabi. Umbwira gusa. Umva Buri, ntabwo nigeze nkubeshya, kuko ntabwo nigeze menya yuko Daniella yakubeshye. Uko yakubeshye nanjye niko yambeshye. Buri, ndagukunda, ntabwo naguhemukira rwose, kandi unyizere. Ese ubundi kamubaze, ejo bundi se wowe wambwiraga yuko Daniella yatubeshye twembi? Mama unyizere biriya byose maze kukubwira rwose ni ukuri niko byagenze. umva rero ubwo mwana wanjye ndabyumva, reka nkugire inama y'abakuru rero kuko nagukurikiye. ubundi rero mwebwe mwatekereje cyane ku buryo habuze n'umwe wagira undi inama koko ngo amworohere, maze satani aba arabigabije. ni ukuri rero rwose ibyo mbwiye nabyo ndabyumvise, ndabizi rwose cyane kandi ko nahubutse cyane. narahubutse, umujinya urushukana amarangamutima yanjye, nuko nyine ndaza ndikarakasa nuko ubwo nawe reba ahantu ngeze. gusa ariko uwangarurira Daniella wanjye muri aka kanya sinazongera kukundi.
yego ba ntabwo nabikora. mwana wanjye rero mwikwirenganya mwebwe mwarebye hafi mwibagize ibyiza mwaciyemo gusa mwebwe ntimugahe umwanya ikibi cyababayeho urumva kuko kibibagiza ibyiza byinshi byabaranze gutyo rero urukundo rwanyu rukaba ruzima uranyumva nabyumva mugakundana mugasabana uranyumva rwose mwana wanjye rero ibyo ubwiye byose niba ariko byagenze akaba ntacyo wongeho cyangwa ugabanyijeho ntacyo pe urakoze cyane mama kandi mwakoze kunyakira yego urabizi ukuntu nageze hano nyine kambakambane rwose nari niyahuje inzoga nataye umutwe ariko kubw'amahirwe nibura nisanze nyine mu rugo rw'abantu nk'amwe naho ubundi rero ibyo ni nyagasani wabikoze hari umuntu ubu ukunda gusenga urumva ni ukuri agasenga ubudacogora akaba rero ari we waba yaragusengeye urumva tukaba rero ubona ari muri ubu buryo nyine twahuye ni ukuri naho ubundi rero ndahaguruka haguruka utahe ngo uherekeze usanga undi mwana udasanga cyane rwose kabisa mwarakoze oya ariko se ugira amatwi cyangwa igihe nakubwira ko ugomba kumvira mu rugo ntabwo Brez ntabwo ndi buve hano simava rwose Ange urashaka ko duhangana urashaka guhangana nanjye noneho uragenda ku ngufu oya Brez ntabwo ugenda oya sohoka sohoka rekura rekura Ange bite byawe wabaye iki Brez ni umwana mubi Imana izamuhana uravuze ngo yakoze ibiki